I Washington DC hateraniye ihuriro ry'iminsi ibiri ryitwa Rwanda Day rihuje abanyarwanda ba mu mahanga no mu Rwanda ndetse n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimo na Perezida Paul Kagame. Iri koraniro ry'iminsi ibiri ribera hano murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangijwe ku mugoroba wo kuri uyu wa Gatanu. Ibiganiro biritangiza byibanze ku bucuruzi n'amahirwe ari mu Rwanda mu bijyanye n'ubucuruzi. Francis Gatare uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB yibanze ahanini ku byo u Rwanda rumaze kugeraho mu nzira yo kwiyubaka no guteza imbere ubucuruzi mu gihugu. Yibukije ko u Rwanda nk'ibindi bihugu byo ku isi rwagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19. Yagaragaje ko ubukerarugendo, ubwikorezi, inzego z'ubuzima n'amashuri biri mu byabangamiwe cyane n'icyo cyorezo. Yerekanye ko nyuma icyorezo kirangiye ubukungu bw'igihugu bwongeye kuzanzamuka, atanga urugero rw'uko mwaka ushize w'ibihumbi 2023 ubukungu bwazamutse ku gipimo cya 9.3%. Uyu yahamagariye abanyarwanda baba hanze gushora imari yabo mu Rwanda. Pascal Murasira uyobora ikigo gishinzwe guteza imbere ibitekerezo byo guhanga udushya Northern East Africa wari mu bavugiye muri iyi nama yunze mu rya Bwana Gatare agaragaza ko u Rwanda muri iki gihe ruri mu bihugu byakira abashoramari benshi. Ariko uyu munsi u Rwanda bitewe n'uburyo rwabashije kujera icyo cyorezo twa turimo, uyu munsi ibintu byose byaratangiye, abashyitsi baraza, abashoramari baraza, ndetse nk'uko byumvise mu kiganiro hari benshi bari kugenda bimura amakampani yabo, ibigo byabo by'ubucuruzi hanze mu bihugu dusanzwe tuzi ko biteye imbere nk'Ubwongereza, ugasanga babyimuriye mu Rwanda, ku buryo na wa muntu uri muri diaspora hano ushaka kugira ufite umushinga cyangwa se ufite business ashaka gukora yaza akayitangira mu Rwanda, kuko mu Rwanda ni ahantu uretse n'abanyarwanda n'abanyamahanga nabo barahisanga. So umwuka rero ni mwiza, buri wese ni karibu arisanga mu Rwanda, kandi business opportunities zirahari ari nyinshi. Kuba mwafashe uyu mwanya mukibanda cyane ku bucuruzi, iyi ngingo mukayiharira umunsi wose, ni ukuvuga ko ari umunsi wa mbere watangije iyi nama, icyo mwifuza kugeraho niki? Ni ibintu bibiri urebye hanini. Icyambere tubashaka yuko abantu basobanukirwa ibibera mu gihugu, za opportunities ziri kubera mu gihugu. Icya kabiri turashaka yuko ba bantu bari muri diaspora, abanyarwanda bacu bari muri diaspora ndetse n'inshuti z'u Rwanda, ntabwo ari diaspora gusa, nabo baza bakaza mu Rwanda bagashora imari mu Rwanda, bagatangiza ibigo by'ubucuruzi byabo mu Rwanda, cyangwa se bakanafatanya n'abanyarwanda bahari, naho byaba bivuze yuko batavuye mu bihugu bari muri uyu munsi mu bihugu by'amahanga, ahubwo bakaza mu gihugu cyangwa se bagashaka abafatanyabikorwa basanzwe bari mu gihugu, basanzwe bafite ibigo by'ubucuruzi, bakaba bakorana bose bakaguka. Usibye ibiganiro bitandukanye byateguwe muri iyi Rwanda Day ibera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hateguwe n'ibitaramo bitandukanye byo gususurutsa abitabiriye iyi Rwanda Day. Intore Masamba na Ruti Joel bamenyerewe cyane mu ndirimbo gakondo, bari mu bazataramira abitabiriye Rwanda Day. Ni ikintu cyiza cyane kidushimisha gusigasira umuco, kuko igihugu kitagira umuco kiracika. Iyo rero ni impano, n'ubumenyi, ni ikintu tugomba gukora gishoboka cyose kugira ngo uwo muco wacu, ibyo byiza by'u Rwanda, izo ndangagaciro zitagira aho zijya, ahubwo zigacengera mu banyarwanda bose kugira ngo babigire umurage kandi nabo bazabirage n'abato. Ruti Joel, uracyari muto, abajeni benshi muri iki gihe usanga indirimbo baririmba n'indirimbo zitandukanye cyane n'izo uririmba. Kuri wowe kuba warahisemo kuguma kuri gakondo n'iki cyabiguteye? Nk'umuhanzi ku giti cyanjye, nka ku bwanjye, nka Rumata navuze nti ndi umujene ariko ndi intore, ahubwo nkagira n'amahirwe yo kuba iruhande rwa coach buri gihe, ndi intore ihamiriza na mbere yuko ndirimba. Numva negereye igihugu cyanjye cyane mu ndirimbo, mu mbyino, mu ijwi, nkumva negereye igihugu cyanjye, binyongera no gukunda igihugu cyanjye kurushaho. Abanyarwanda bitega iki muri iyi Rwanda Day, cyane cyane ku ruhande rw'abahanzi nk'abo? Abanyarwanda bakumbuye inganzo iganje ni gakondo, bakumbuye kwegerana n'u Rwanda, kandi indirimbo, ibisigo, ibi byacu bijyanye n'umuco
bibahuza n'u Rwanda cyane. Nyuma y'umunsi wa mbere wahariwe ahanini ibiganiro ku bucuruzi, ibikorwa byinshi nyirizina biraba kuri uyu wa gatandatu. Hateguwe ibiganiro bitandukanye birimo ikizavuga ku rugendo igihugu cyanyuzemo muri iyi myaka 30 irangiye mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Hazaba ikindi kizavuga ku buzima muri rusange bw'igihugu n'iterambere mu by'ubukungu binyuze muri siporo n'imyidagaduro. Uyu munsi uzasozwa n'ijambo rya Perezida Paul Kagame rizakurikirwa no kwakira ibibazo by'abanyarwanda bitabiriye iyi Rwanda Day. Tubibutse ko hari hashize hafi imyaka 5 nta Rwanda Day itegurwa. Iheruka yabereye i Bonn mu gihugu cy'Ubudage. Edi Rwema, ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Washington.